Yes we. Nakaraku. Ati nimvira nabikirica. Ego na siporo. Na siporo. Akanika gusaza gute. Wajye ugerageza ukiyakira. Amana umwana mwiza nuko mbona ubitekerejeho cyane. Mama nawe yadusize koko. Ugomba kwihangana ugakomeza ubuzima tuzabucamo ubuntu. Mama twari dusigaranye aradusize koko. Niko bigenda. Oya, umura tuzabaho. Nubwo mama ntawe uhari ariko umura tuzabaho, sibyo? Ndabakompensa nubwo bidashoboka. Umura tuzabaho rwose. Sibyo? Nzakora uko nshoboye kose, nzakuba hafi nka musaza wawe, sibyo? Tubaye imfubyi koko. Ihangane. Reka nanjye ndagutumangira. Sibyo? Nyine mama yagiye nubwo na papa yagiye ariko tuzabaho kuko buri cyose kiza mu maboko y'uwo twese tumaze kuba bakuru. Kuko kubera ikimano byemeye. Ariko njyewe ukora uko nshoboye kose ntabwo ubuzima bwacu buzaba bubi ntibyitanga bishoboka. Ntuhangayike, ishuri uzaryiga, nzakora uko nshoboye kose wiga urangize nubwo bitoroshye ariko nzabikora. Ejo fata si sawa. Ndakabafata n'isaha. Hano twe twagiye ko twasohotse. Hasokaye n'abajama banjye twagiye ko. Cyangwa bibona. Akase. Nako ni keza. Hano yo. Hari ikibazo ndi kwibaza. Sebura Jack azagaruka. Jack? Kumenya Jack nawabaje. Gute? Jack nyine mbere we yapfuye nyine. Yarapfuye nese bigende bite. Gende gute? Nase yagiye mwana Jack imiga yanjye none yaragiye. Sajya ngana ahandi none. Ajyaga mbwira utuntu tw'udustori two mu cyaro none yaragiye gusenya bizojya kujibirikira mwana. Ngewe ngize amahirwe ntiyagaruka. Ahubwo ndumva nararuhutse. Ariko n'umunsi wundi ntiwanamukundaga habe nabo. Gusa mama yagize neza kutuzanira umukobwa rwose n'umukozi. Akora aranakora. Ujye ubibona. Akora ariko uvuga uti byenda ariko. Urabashoboye. Jack yarize. Ariko ntabwo yarutse Jack man. Ntabwo yamuruta. Jack yari umukozi we ntabwo. Jack? Baba. Uyu ni umukozi. Ariko umunsi yakufuriye yabyenda y'ishuri. Ariko akabipfuye bigahinduka n'uzo bikazaho ibizinga. Ariko uzamenya ko Jack yari umukozi. Ntabwo yayifobye ngo. Nyine uriya yamenyereye kumesa nyine bigenda bitagira. Nisekiti. Nukuri yawe. Shama kuri meza gake. Niso kumuri iminsi nari ndimo ndakubura wari uhugiye mu duki. Shana kari mutwe nyine nanjye usinzi. Sinigeze kukubwira umuti ko bita Jack na konti. Warabimbwiye.
muri iyi minsi naramubuze ntabwo nzi amakuru shanda byumva wakwihangana sibyo njye mfite icyizere ko uzamubona kandi tuza ni ukuri sibyo uzamubona ntabwo ushobora kubyumva ukuntu muke siko nuko nabuze na ntabwo namushakira ntubizi ko nkabya inzozi se ndara njyewe ndaza gusenga sibyo imana ije kumfasha nze gukabya inzozi ariko ndabizi uzamubona maze nizere ko yandi uri mu nsengero duca nyine nabyumva ndabona ahantu nanutse bikaba n'ibisanzwe ariko ni nabyo nkunda ni ukuri ndabona wari waramuhaye umwanya munini mu mutima wanjye wawe pe ntabwo ushobora kubyumva maze nyine ndabyumva ihangane kandi uzamubona rwose ishyire mu mutuzo none se Jack uri kumva aribwo buzima bwawe niwe ubuzima bwawe bushingiyeho mvara nese kubera icyo umugabo apfa umugore agasigara kandi akabaho agakomeza agatunga n'abana ibyo biratandukanye oya kuki utiyumvisha se ko wowe ushobora kubaho nose Jack hari abana yansigiye niwe niyo yaba yaransigiye abana cyangwa wenda twaranabanyeho mbizi nyine basi tuzi sibyo ariko uzamubona ngende ubu mfite ibyiringiro ko uzamubona ushana reka mbyizere urira wagira ngo kubyakira nyine byari byarananiye ariko uko byagenda kose ndizera ko ubu ngubu ku ishuri ntabwo ugitsindwa nko mu minsi ishize ego ko sigaye ngerageza ntabwo ari nka mbere ubuse wajyaga kwiga wanga utseta ibirenge ugenda mbona utabishaka ego ko natekereza ukuntu mama wacu nawe adusize mu nda nyine birambabaje no kwiga nabyihorera ariko uko byagenda kose ngira ngo urabona ko nubwo biriya byose byabaye ubuzima umuntu ari kugerageza nyine ntabwo twavuga ko ari bwiza cyane ariko turi kugerageza kugira ngo turebe ko byibuze hari igihe byazagenda neza ntabwo kuba wenda ababyeyi bacu baragiye bose na mama akaba dusigaranye nawe akaba yaragiye ntabwo byavuga ko twabaho mu buzima bwo kwigunga tugomba gukomera tugakora tugashakisha tukiga nubwo nyine biba bigoye kugira ngo mbone amafaranga azakurihira ishuri nkubonere buri kimwe cyose ariko nzajya ngerageza uko nshoboye nka musaza wawe yego nanjye ntabwo nzakubera umwana mubi ukavuga ngo rero ahangaha ugomba gukura nawe ukaba mukuru mu bitekerezo ndabizi ubu ngubu bishobora kuzahura n'udusore tukagufatirana tukaguhuza n'ubukene tuba twibereyemo ugasanga ibibazo biravutse noneho nteye undi mu ruho nanjye ubwanjye ntabasha kwikuramo ibyo byose nzagerageza kubyirinda kandi nzabishobora ikintu ugomba kumenya ugomba nyine mbega kunyubahisha nubwo turi abakene wenda nta n'ababyeyi tugifite ariko ngerageza gukora uko nshoboye kose nta kintu mburana ndabigushimira nanjye rero ujye ugerageza witware neza kandi icyo nshaka ni uko wakwiga ukarangiza wenda tukareba ko hari igihe cyazagera umuntu akabasha kubona ubundi buzima butandukanye n'ubu ngubu turimo turabamo nawe nyine ngiye gukora cyane kandi ubu buzima buzarangira wari umeze utese ko umaze iminsi waranyana umeze neza nyine gakeya abasi ko ntabamenye niba uyu musiteri wanjye rero uhenga wowe n'abakeye nkawe ntahirenze mu isanzwe bavukiye ahantu heza mwebwe wacu ntabwo rukariza mwiza se cyane rero mukuntu musungiye nzasa namwe mwese ibisi birarenze nta bikaze ibi ngibi maze murakeye ntabwo ari cyane ibi ngibi ntabwo birenze wikwiheba humura igihe ukiriho nawe wemerewe kuba waharanira gusa neza nawe
nzagerageza wenda nanjye nzaza namwe da kandi n'Imana izabidufasha ntimukajye wihe kandi natwe reka turahari ujye twegera tubwire ikibazo wahuye nacyo twagufasha sibyo Iyi se ni musaza wawe? iyi ni mukuru wanjye nyine mukuru yawe. amakuru ni meza. Ese wabaga hano ra cyangwa wenda hari ahandi hantu wari umaze iminsi uba? gusa reka mbere na mbere maze mbashimire nyine kuba mwaje kudusura birumvikana kuko ibi bitweretse ko byibuze ntabwo turi twenyine dufite abantu bandi baba bari abandi badutekereza. Twe dukunda abantu, ntabwo umuntu mugenzi wacu yatubwiye ko nyine umushuti we yagize ibyago twifuza kujyana nawe kujya kumusura. ni ukuvuga ngo rero nyine twebwe ntabwo njye nabaga hano ntabwo hano nabaga ariko urumva ibyago iyo byaje bituma umuntu ahita ajya mu rugo kuba ari hajya kuba. Yego. urabona nyine sisita wanjye usigaye wenyine yakiri mutoya akeneye kumwitaho nagombaga kuza nyine nkamuva hafi kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi icyo azajya akenera ajya abasha kukimbonaho nkanjye uhari nko ugiye kumubera umubyeyi bikajya mu cyimbo cyawo. Birumvikana muri iyi si ubuzima buragoye kandi hariya yagiye n'iwabo wa twese. Buriya rero ni ukwihangana mukihanganira ibibazo mwahuye nabyo kandi nimujya munadukenera natwe muzaye mudutumira tubafashe uko dushoboye. Jack nyine mwihangane mukomeze kwihanganira kubura umubyeyi mwakundaga kandi ari wo mubyeyi wenyine mwamufite mwihangane natwe turi kumwe namwe ntimukagire ikibazo ikintu cyose muzajya mudukeneraho mujye mudufasha. dore iyi niyo mushiki wawe usigaranye sibyo umwiteho umubere umubyeyi umubere papa we umubere mama we umubere byose ntihazagire icyo azakuburana kandi ujye umuha inama nyinshi. Inama zirafasha, inama nizo ziba zikubiyemo ibintu byose. Rero ukomeze umube hafi nawe nujya ugira ikibazo ujye umuganiriza musaza wawe ujye umwisanzuraho cyane umugire nka mama wawe kuko niwe mubyeyi usigaranye. ariko n'uburyo nugira n'ikibazo uzaze unyegere mbwira ati Vanessa nagize ikibazo tumfasha gutya nzagufasha. Jacques noneho rero urabona ko twari twabasuye hari n'akantu twabageneye ko kwihanganisha ukomeze ubuzima biragora ukira kano kantu buriya nimudukenera muzajye mutubwira tubari hafi ukomeze kwihangana. ni ukuri murakoze cyane mu bigaragara muri inshuti nziza. rero ndabashimiye mu by'ukuri kuba mwemeye kuza kudusura mukaba mwitanze bingana gutya. reka nshimire Liza kuko niwe mwambasadrise mwiza utumye muza kutureba tukamenyana. Yego. na Keza kuko babaye inshuti nziza niyo gitumye muza kutureba. rero n'utaburi uko byagenda kose ni ukuri natwe turahari kandi tuzagira ishyaka n'umuhate byo kugira ngo natwe tumenye aho muba tujye tubasura. nubwo biba bitoroshye bitewe n'ubuzima tuba turi kubamo ariko nyine tuzagerageza. gushimira byo ni ngombwa kandi no kuza kubasura ni ngombwa kuko ntabwo waba uturanye n'abantu cyangwa n'inshuti ngo bagire ibyago ureke kubasura kandi mwese ibyo bintu aba ari ibyanyu. ndumva twasubira mu rugo rero buriya tubarebyeho tumaze kwihangana. murakoze cyane kandi ukomeze kwihangana.
n'amafaranga nta nayo ujya muri za sitade ukanye amagoro mani urabizi nubizi cyangwa mbona nyine nuko nyine ubwo se kugira nyine twavuganye nawe mushyiriye boro yiwe hano nyine ubwo naje kuranga umuherekeza nyine tugera neza nanjye ndanitse ubwo ngenda ubwo nari biteka tugende nagiye mani ahantu giye nyine uretse muri gatura urabona nk'utungutu sibyo ubundi mwazaze mugenda murangarira mu matelefone muri mu myicyangwa oya mujye mugenda mureba ntabwo muri abana murangarira muri telefone oya ibyo si ibintu rwose mani ko warangaye mani karagaye genda mani kongera kumureba ufite staff wari umunyereka amafaranga nawe byakubaho nawe byakubaho mwamutse muri izi karitsiye tuye muri izi karitsiye mwandangira aho Jack atuye Jack wuyu Jack yerutse kugira ibyago uretse gufasha mama we Jack yerutse Jack ndamuzi Jack mwabuzanye turaziranye cyane inshuti yanjye ntabwo bishoboka umuntu w'umusirimu ntabwo Jack ntamuziranye rwose mwamba bari mukandangira hato bro ashobora kwenda yarabaye nk'umukozi wabo akaba ariyo mpamvu nyine akaba mpamvu muziranye nta kibazo urabona urakomeza gutya ukajya hano aha muri aka kayira kangaka ako ngako urabona inzu iri aho hirya y'igipangu urayibona murakoze cyane ntabwo bishoboka umukobwa mwiza nk'uriya ntabwo bibaho ntabwo aba umukobwa mwiza wakora Mr. Jack mukuru shumaze iminsi nakubona umenye n'ibyakubaye shenge ihangane ntabwo umunsi ariko byagombaga kumera nta nubwo nyine nahawe akunyine ariko ibintu byinshi bimwe bihari ariko umeze neza shandaho mu cyaro iwacu nyine nawe urabibona ubuzima bwo mu cyaro n'ibibazo bitarangira biri aho ngaho ndabyumva ubu niwe usigaye wita ku basigaye basoma cyane ufite inshingano zirenze imwe yo kwiyitaho kwita ku muryango sha nyine hano hantu hamenye hari abantu bahandangiye ahubwo nibazaga nzi neza ko hano ni ubwa mbere uhageze ninde muntu wakuyoboye hano nahuye n'abantu babiri bari kugenda gutyo barahambwira bose twahise uva kwa muntu byihuse nawe urabizi nimara gute mama nari nsigaranye wenyine nyamara mbere yo kumara kuva mu mubiri nagombaga kugira gute nagombaga kuza kwita ku muryango kuri mushiki wanjye umwe nsigaranye mfite kano kanya ngomba kuza gukorera buri kimwe urumva ari hano nanjye ndi hariya ntabwo byakunda
byabaye ngombwa ko nza kugahanimura kugira ngo mbashe kwita kuri buri kimwe. birumvikana mbese umwitaho gute nta kazi ukigira cyane ndabazi byose ariko wenda n'akazi ko karahari kuko mfite imbaraga ahanini cyane imirimo ntiyawe uko byagenda kose. ntumbwiye ko uzi guhinga ahubwo se urumva nahinze nakora iki? ese nawe ese sha uzakomereka mu ntoki maze oya none se ibi ngomba kubimenyera ubuzima bugakomeza.